Turi kuri stade Amahoro hasojwe umukino w'u Rwanda na Lesotho urangiye amakipe yombi yanganyije igitego kimwe kuri kimwe ni mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Mu munsi wa gatanu cyangwa se umunsi wa mbere w'imikino yo kwishyura niba ari uko nguko twabyita. Nkuko rero mumaze kubimenya aka ni kakanya twisi ibyo twabonye kuri inshuro ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric Tony umeze neza? Meze neza cyane yoze. Hanyuma se amakuru y'iminsi ni meza. Urebye nta kibazo. Ibiba byose urabyakira. Okay, aho uri sawa cyane. Hanyuma hari umuntu wajya gutubwira ngo tujye dusaba inema yo kwakira ibyo tudashobora guhindura. Rimwe rero hari cyane menye iryo sengesho ribaho no muri Gaturika menya riba mu rwose. Oya hari rimeze gutya ahubwo bahindura bakabyitwa gutya. Okay, aho uri sawa cyane. Hanyuma nabonye titre y'inkuru yisati Amavubi yirangayeho anganya na Lesotho igitego kimwe kuri kimwe, abandi bati Amavubi yongeye gutenguha abanyarwanda cyane ko uyu mukino bari bawise ngo tubikosore. Ubonaga Ferwafa ari ibyo bintu postinga n'umukino mu by'ukuri icyo twemeranya cyo nuko abanyarwanda benshi batashye bababaye n'abafana nabo mvuye kuganira nabo nuko nizo reaction zabo muri rusange n'umukino wagenze gute. Gusa ikiro cy'Amavubi yadomenye ariko nyine birangiye amanota abuze kubera uburangare butoya. Yego bibaho mu mupira w'amaguru, ni ugutsinda ni ugutsindwa ni ukunganya, ariko nanone burya iyo ukoze ikosa rimwe gusa ukarisubira nanone haba harimo ikibazo. Amavubi ntabwo navuga ngo yigiye ku makosa yakoze ubushize, navuga ko ngize n'amahirwe ko mpagaze hano aka kanya niho nari mpagaze Amavubi amaze gutsindwa na Libya mu gushaka igikombe cya Afurika, niho nari mpagaze Amavubi amaze gutsindwa na Djibouti mu gushaka itike ya CHAN. Naho ni ibintu navuga ngo bijya gusa nanone muri stade Amahoro nkuko nari mbivuze. Amavubi yishyuye igitego mu minota hafi 10 ya nyuma, habura iminota 9 kugira ngo umukino urangire. Nyamara rero yabonye igitego mu minota ya mbere y'igice cya kabiri cyatsinzwe na Kwizera George wigaragaje uyu munsi ku mupira waruvuye kuri Manzi Thierry, ariko kubasha guhagarara ku minota 10 ya nyuma biragorana. Navuga ngo ngiwe ku ruhande rwanjye habayeho kwirangaraho nkuko nawe wari uyivuze. Ni kwirangaraho gute? Kubera ko ku ikipe iri mu rugo ku minota 10 ya nyuma, ku minota 10 ya nyuma batsinzwe batakajemo amanota kuri Libya, byari byoroshye ko iyo ngiyo bashobora kwijera kugira ngo byibuze iyi ntsinzi iboneke. Wabonaga ko abafana bashyigikiye, ariko nanavuga ko umutoza harimo ukuboko k'umutoza mu gutakaza amanota. Ntabwo agera mu rushi, navuga ngo yabyitwayemo neza nkuko yasabye imbabazi abafana kuri iyi nshuro, n'ubu ngubu yakabaye yazibasaba kuko bari bagereje kwitabira stade Amahoro yari yongeye kuzura nkuko byari bimeze ku mukino wa Nigeria Amavubi akagutsindwa. Ariko n'ubundi navuga ko uko batashye, navuga ko ibyo ari byo byose bashobora kuba batashye babaye kurushaho kuko yari Nigeria n'ubundi hejuru y'u Rwanda n'amanota 3 ya Lesotho bari bizeye. Tujya gukina na Nigeria, ndumva ibinyamakuru byinshi byo muri Nigeria yewe n'umutozo wabo yari yagiye abivuga ati dufite amahirwe cyangwa se turizeye ko turi butsinde u Rwanda kubera ko rutsindwa imipira myinshi y'imiterekano. Ibi bintu kera ko twahoze Amavubi azi kugarira, ibi bintu byaje gupfira kuko wa mugani kandi akantu kose iba ari kona iba ari santere iba ari iki, ariko umupira wose uje hejuru aba basore umaze bari gutsindwa ibitego byinshi by'imiterekano. Na mbere y'uyu mukino bamwe bari bavuze ati ariko igihe n'icyaba kigeze kugira ngo iyi duo ya Manzi na Mutsinzi hagire umwe umwanya n'inge na Clement, cyane ko yamaze guprova nta muntu mushidikanyeho nawe akwiye amahirwe. Oya, uyu munsi ubona ko ari ibintu bitandukanye. Hari abantu navuga ngo tugendera mu cyuka tukirengeza ukuri kwaho ibintu bigeze. Ubona ko mu by'ukuri hari ibintu byinshi byahindutse ku bakinnyi benshi b'abanyarwanda, abenshi ntabwo bakiri ku rwego, uhereye mu izamu ukagera ku busatirizi. Uyu munsi ni Ntwari Fiacre navuga ngo utahuye n'akazi kenshi. Yewe igitego yatsinzwe ntabwo nanjye nakimuwaraho ukurikije aho umukinnyi wa Lesotho yatsindiye, hari hagati yewe n'ubwugarizi ahubwo akibara mu bwugarizi, ariko nk'ubwugarizi ntabwo navuga ngo bwakinnye neza. Manzi Thierry yakoze match nziza, yatanze assist, ariko mu gitego cya nyuma we byashobora kuba ba Mutsinzi ba Claude na ba Bonere bagira ibyo bakora
igitego bakacyevita ariko ntabwo byakunze. Ni nako bimera mu mupira w'amaguru cyangwa se no mu mikino, kugira ngo bagutsinde no kuba habaye uburangare cyangwa amakosa bitabaye wa mugani ntabwo biragoye ko wabona ko ikipe yatsinzwe igitego. Ariko nanone niba warebye nka Ombolenga Fitina n'umukinnyi watakaje imipira myinshi, niyo mugabo Claude ntabwo bavuga ngo ni umusimbura mwiza wa Mangwende, ntabwo biragira kuri urwo rwego. Turacyabura abakinnyi navuga ngo bo ku mpande mu bwugarizi, yewe n'uwo mutima hagati mu bwugarizi ni ubwo burangare bubaho, ugasanga dutsinzwe igitego nk'icyo twabonye kuri Libya, ni dutsinzwe igitego nk'icyo twabonye uyu munsi. Ubona ko haracyarimo ikibazo mu bakinnyi b'Abanyarwanda. Iyo wagera mu busatirizi ukibaza uburyo uyu munsi ikipe y'igihugu yitwe na Nshuti Innocent, ubona ko n'abatoza babuze ibisubizo. Ni Nshuti udashobora gutsinda igitego muri match ebyiri zikurikiranye nk'uko tubona wenda nko kuri Nigeria ifite Victor Osimhen uza akayitsindira Amavubi wenyine, agatsinda igitego kuri Zimbabwe nubwo wenda banganyije, ariko byibuze kwa ngo ibitego naza arabaraza kubibona. Aho ngaho biratandukanye. Ku Mavubi ubona ko biracyagoye mu myanya itandukanye kuza kubona umukinnyi uza gukora challenge, wa wundi tuvuga ngo dushobora kuza kumugenderaho. Biragoye ko wabona nka Mugisha Gilbert, nibyo ntabwo akina muri APR, mu Mavubi aragerageza, ariko nanone yego nubwo agerageza ariko atanga ibyo yakabaye atanga. Ese nta kindi gisubizo gihari? Kwizera Georgia nkuko byibuze ubona ko nka Georgia uyu munsi yagize match nziza, byashoboka ko atsinda n'igitego kirenze kimwe ukurikije uburyo yabonye. Ni amashoti agera nko kuri 3 cyangwa 4 yagerageje mu izamu, rimwe rivamo igitego, andi abiri rimwe rijya hanze, irindi rikurwaho n'umuntu y'umunyezamu. Urumva ko n'umukinnyi waregeje gutanga ibyo yashoboye byose, ariko navuga ko haracyarimo ikibazo mu bakinnyi, ariko nanone no kumutoza mukomozeho. Nagatseho ko mu rukukunganya harimo ukuboko k'umutoza. Njye ntabwo nemera imisimbirize ya Adela Murushi, byarabaye ku mukino wa Nigeria n'uyu munsi nabibonye. Ubona ko nka remplacement yakoze yazikoze igihe wabonaga zagombaga gukorwa. Nari nicaranye na Dukuze ndamubwira ngo umutoza akwiye gukora remplacement muri aka kanya, ko twari tugeze ku minota 70 nta remplacement arakora. Ariko remplacement yakoze ikintu cyantunguye nuko yakuyemo Hakim Sahabo akazanamo Girete, akuramo na Nshuti Innocent, azanamo Rafael York. Ntabwo zari remplacement mbi, ariko nanone ahantu yibeshyeye ni hehe? Mu bakinnyi bagombaga kuvamo harimo na Muhire Keve utagize match nziza uyu munsi. Muhire Keve kuva mu gice cya mbere ntago ari umukinnyi wamufashije ibintu byinshi. Niba mwana arebye cyangwa se umwafasha amashusho y'umukino wose musubiremo murebe, Adela Murushi yagiye ashwana cyane na Muhire Keve kuri recuperation z'imipira imwe n'imwe yagiye atakaza, cyane cyane muri iki gice cya kabiri. Ari umupira bamutwaye umutoza barashwana, ubona ko atabyishimiye. Keve amwereka ko yashaka gufungisha umupira taro y'ikirenge ariko ntibikunde. Kuri recuperation niwe yaravanyemo Sahabo mufashaka muri recuperation, yaragize intege nke mu kuza kurekepera umupira, kandi izo remplacement zikoze abona ko ikipe ya Lesotho iri kumurusha noneho kurekepera umupira no kumusatira. Aho ngaho niho yibeshyeye, kuko Girete ntabwo yaragiye kumufasha muri recuperation. Girete n'umukinnyi nibyo yakina mu kibuga hagati, ariko nanone twabonye ko muri iyi minsi ya nyuma yakinaga ari offensive, ni ukuvuga ngo nko kuri nimero 10. York nawe wakabaye umufasha mu kibuga hagati, yaramuhaye inshingano zo kujya gukina umwanya wa Nshuti Innocent. Wavuga ko York mu minota akinnye ni umukinnyi navuga ko yatanze ibisubizo, kuko hari imipira nk'itatu yakozeho yashobora kuvamo ibitego. Umupira yahaye Mugisha Gilbert ntiyawusubiza, hari n'undi nawe yawe yateye umunyezamu awukuramo, hari n'undi mupira navuga ngo yaremye nyuma awuha Georgia akina Mutsinzi Ange yashoboraga gutsinda ariko ntiyawutsinda mu minota y'inyongera. Amavubi navuga ko yirangayeho, haracyakenewe mentalite yo kuzamura mu bakinnyi bacu, ariko nanone hakabaho no kubakurikirana. Ni akazi gatoroshye ku ikishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ko kumenya ngo umutoza w'Amavubi ese abakinnyi ahamagara arabazi. Twe guhamagara kubera ko Jabel kubera ko akina muri Iraq, tutabeshyanye uyu munsi yaba Eric Nshimiyimana yaba Adela Murushi, hari umuntu wari ntekereza ko nawe ari ku rwego rumwe nanjye uyu munsi wo kumenya ngo Jabel bamuhamagaye ari ku ruhe rwego. Aho ngaho ntawaza kumubwira ngo yaramuzi kurusha uko akina kurusha gute. Birashoboka ko wasaba video, ariko burya video zirabeshya. Ndavuga video za highlight cyane. Video ya highlight ni ukuvuga ngo umuntu bakata bya bihe by'ingenzi gukorwamo reka bitandukanye na ya video navuga ngo iriho y'umukino wose uza kureba ngo umukinnyi iri live iyo atakaje umupira agenda ati
iyo agiye kwataka umupira aturuka hehe, aho ngaho niho unavuga ngo ubigira gute. Tunarebe no kuri staff y'Amavubi uyu munsi iruzuye, ni staff ubushize yari ifite abatoza babiri b'Abanyarwanda, uyu munsi bongeyemo Dr Caroline tutabonye umutoza aheruka kuvuga kuri match ya Nigeria ko yari arwaye. Ariko niba arwaye ninde wazibyishyuho mu kugira ngo byibuze za details zose tugomba kugera ku ikipe y'igihugu zibe zifunze, aho ngaho harimo ikibazo. Wenda reka dutekereze tuvuge ko ibyo ngibyo byose nta kibazo kirimo, ariko nibigera ku kibuga uraza kubibona ngo muri remplacement abatoza bakoze, ese bazikoze neza? Niba batazikoze neza biragaragara ko harimo ikibazo. Birashoboka ko uyu munsi bari no kubikora nk'uko bari babikoze uyu munsi, bagasimbuza u Rwanda rukabona igitego cya kabiri. Burya twe twanariza ibimaze kuba, kubera ko wenda ariko byagenze, birashoboka ko iyo bigenda ukundi twari kuvuga ati Amavubi yitwaye neza ndetse ashobora gufata umwanya wa mbere, mu gihe Afurika y'Epfo wenda bayikuraho amanota 3 kubera ko yakinishije umukinnyi ufite amakarita 2 y'umuhondo, birahita bitandukana. Ariko nanone kubera ko ibyabaye, burya iyo habaye amakosa abantu baba bagomba kureba ikitagenze neza kugira ngo ubutaha bazacyubakireho kigende neza. Njye navuga ko n'Amavubi irangayeho mu ijambo rimwe niryo nakoresha. Yego, hanyuma wenda dusoza imikino ikurikira u Rwanda ruzongera kwakira kera, kuko nko mu kwa cyenda numva aribwo iyi mikino izongera gukinwa, u Rwanda ruzasohoka. Match zawe ni match zigoye, urabona umutoza Adera Murushi adashobora kugira intangiriro zigoye mu gihe ananiwe iyi mikino ibiri yo mu rugo, noneho akaba agiye gusohoka. Hari ikintu kimwe nasigaranye mu ijambo aheruka kuvuga ku mukino uheruka wa Nigeria, avuga ati wala ndabihindura cyangwa mpinduke. Niyo amezi 6 arayafite kugeza mu kwa 9 u Rwanda ruzakurikizaho umukino wa Nigeria ndetse n'uwa Zimbabwe. Imikino yombi iri hanze, ni akazi katoroshye kuri uyu mutoza ufite inota rimwe mu mikino ibiri amaze gutoza. Navuga ko mu bintu agomba gukoraho, yicare asabe Ferwafa gukurikirana abakinnyi b'ikipe y'igihugu. Mbere na mbere ntaze kubeshwa n'abakinnyi bakina mu Rwanda, urwego rwabo ruri hasi. Ndagira ngo wabonye uyu munsi kuri Ombolenga Fitina, wabonye niyo mugabo Claude Yego yazamuye urwego, ariko waramubonye kuri Nigeria nubwo wenda nta byinshi twari tubimwitezeho, ariko biragoye ko uyu munsi wavuga ngo Claude araza kukubera mangwende. Wabonye kuri Muhire Keve, wabonye kuri Mugisha Gilbert. Navuga ngo hahandi umukinnyi agomba gutekereza byose, niba umupira agomba kuwutanga. Aho ahantu uhita ubona ko bitandukanira uzabibona ku mukinnyi, navuga ngo nka Hakim Sahabu watangiye umupira wamunaniye, yishe imipira 3 mu minota 20 ya mbere, ariko ni umukinnyi navuga ngo wazamuye urwego mu minota yakurikiyeho, agerageza umupira wakuyemo n'umunyezamu, atanga imipira itandukanye ubonaga ko byibuze iri kugira ikintu hindura mu kibuga. Naho ngaho amenye ngo abakinnyi mpamagara bakina hehe, ese barakina bitwara gute, anatangira ashaka ibisubizo. N'ibibazo cyangwa se navuga ngo ni ikibazo cy'igihugu. Biragoye kubona igihugu cya miliyoni 13 dushobora kubura rutahizamu twavuga ngo tugenderaho. Nibyo n'ibihugu bifite abakinnyi bakomeye, ushobora gusanga ni Gabo ifite Pierre-Emerick Aubameyang, ariko nta ni gake ushobora kumva ngo yatwaye igikombe cya Afurika, yageze kure mu gikombe cya Afurika, yagiye mu gikombe cy'isi. Ariko uyu munsi yoboye itsinda byose birashoboka. Kubera iki? Kubera ko bafite abakinnyi beza, bafite ba Mayor Mina, bafite Aubameyang ushobora kuba kugenda akabatsindira match ya Kenya. Natwe uyu munsi twicare dushaka igisubizo ku busatirizi bwacu. Ntago ari nimero 9 gusa, nabo bawinga tugira bawinga byibuze bazima ashobora gukora match. Ari gihe dushobora gutsindwa match ukabona ko byibuze hari ibyo twakoze, nkuko uyu munsi twabonye George yakora match uyu munsi. Tuvuge ngo wenda twarimye uburyo bwinshi bushobora kuduhesha intsinzi. Hamwe dushobora kuba ngo twabuze intsinzi twateye mu examen inshuro 10 cyangwa 15, kandi hari imipira wenda 10 iri kadire yashobora kuvamo igitego. Hamwe tuvuga ngo byagiyemo byikuramo. Ni mushize twarabibonye Amavubi ahamagarwamo Ani Elijah, nubwo wenda twavuga ngo ntabwo yari karite nziza, ariko iriya move yari yakozwe tunayibone mu bindi bice bitandukanye. Uyu munsi twabonye babahamagara Gerard, ntabwo tuzi irengero rye, nyuma yabuze ikipe ntibongera kumuhamagara. Ariko uyu munsi dufite Maxime Wences mu ikipe y'igihugu, ni umunyezamu amaze amezi 6 nta kipe afite. Hari abakinnyi benshi bashobora kugerageza, nkuko wenda nk'uyu Babu Samson ni umukinnyi wari mwiza mu gihe cyashize, ariko navuga ko ngubu nawe yasubiye inyuma, ntabwo ari ku rwego rwiza, ariko nawe bashobora kugerageza bakamukurikirana bakareba. Burya ushobora kwereka umukinnyi ukamubwira ati mfite iyi projet gutya, ndashaka ko sori ibi ngibi
ukareba niba hari icyo ashobora guhindura, kuko uyu munsi niba Rashford asubiye inyuma ntabwo bamudropinga 100%. Biroroshye ko niba ari Southgate, niba ari Thomas Tuchel ashobora kumwegera akamubwira ngo shaka aho ujya gukina, ushobora kuguhamagara kandi bigakunda. Tujya tubibona rimwe abakinnyi baza gukina nko muri shampiyona zo mu Rwanda ugasanga umutoza aramuhamagaye, nyamara wenda aho yarari ntabwo yakinaga, ariko akabikora. Nk'uko uyu munsi twabonye Mugisha Gilbert yabanjemo mu Mavubi, nyamara mu ikipe ya APR ntabwo ajya akunda kubona umwanya. Hari abakinnyi nk'aba Peter Agbrevoor bari kuzuza imyaka 4 hano mu Rwanda, ku buryo nabo bashobora kugerageza umwanya bakaba bashobora gukinira Amavubi, tukagira ibisubizo bitandukanye. Ni ibintu byemewe, ni ibintu bikorwa n'ibindi bihugu, kandi navuga ngo biyoboye mu mupira w'amaguru. Ugiye kureba mu ikipe y'igihugu France, ukajya kureba mu ikipe y'igihugu y'Abongereza n'andi hatandukanye, uzabibona. Sinzi impamvu ibyo bintu byo bidashoboka ku buryo babigerageza, ariko mbere na mbere nge navuga ngo icya mbere ni ukumenya ngo umukinnyi uhamagara uko urwego ahagazeho. Nicyo kintu navuga ngo cyabasha gukemura byinshi bitandukanye. Uyu munsi ntabwo najya kuvuga ngo Adera Murushe ni umuswa, ntabwo najya kuvuga ngo ubundi yamuzanye ate, ntabwo navuga ngo Torsten kuki yagiye. Hari ibibazo navuga ngo akenshi biba ari ibibazo, ariko ugomba kurenga ahubwo ukareba ngo urwego ngezeho ngomba kuba mfite ibihe bisubizo. Yego, ngayo nguko rero nicyo twavuga kuri uyu mukino bw'Amavubi. Yo azongera gukina mu kwezi kwa 9, afite imikino 2 azasuramo aya makipe nyine bari kumwe muri iri tsinda. Gusa uko ubu ngubu bihagaze kurikije uko imikino yagenze, South Africa yitwaye neza, itsinda Benin, ubu iracyayoboye rero n'amanota 13. U Rwanda n'urwa kabiri n'amanota 8 runganya na Benin, ariko Nigeria yo irangayeho inganya na Zimbabwe, yenganyiriza mu rugo muri leta ya Uyo igitego 1-1. Birumvikana ko rero iri ku mwanya wa 4 n'amanota 7. Shampiyona rero izagaruka mu mpera z'iki cyumweru, ubwo nakundi reka dusubire muri Rwanda Premier League nayo muri imikino 9 ya nyuma, turebe icyo iduhishiye uzegukana igikombe cy'uyu mwaka. Ibyo byose nabyo nibyo tuzagomya gukurikira nka EG Sport. Mwibutsa ko ibyavuye muri mukino babisangamo reaction z'abafana, imbamutima zabo nizihe nyuma y'uyu mukino, n'ibindi byose amadocumentary n'ibindi byose bitandukanye urabisanga kuri YouTube channel. Hanyuma rero tubashimire cyane, dushimire Tony, dushimire na Innocent wari kuri kamera. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.